Brice yakomeje kumwitegereza, bombi bahita baza basatirana barahoberana, bose baraturika bararira. Brice ati Brenda abura icyo avuga, ararira ibya kigabo byo kwihagararaho biranga. Brenda nawe ararira araboroga. Fred shoferi na Priya bo bakomeza kumirwa. Brenda yari yongeye guhura na Brice. Buri umwe yarazi ko umukunzi we yapfuye kandi atarigeze apfa, ahubwo ariho kandi yarashatse undi. Brice yari yarambitse impeta Priya bari kwitegura kubana. Brenda we yaramaze kubana na Fred baranabyaranye. Inkuru yose uko yatangiye, uko yari yarayibwiwe na Brice, muganga Priya yatangiye kuyibuka muri uwo mwanya Brice na Brenda bahoberanaga. Yibutse uko aho bororeraga ingonda bamuhamagaye bamubwira ko umukozi wabo yakanzwe nayo akagwa hasi akenda gupfa. Mu nzira agenda akanyura kuri Brice bamujombye inkota agana mu rubavu. Yaramufashe ajya kumuvura, mu kumubarira inkuru y'uko byagenze ngo yisange muri uwo muhanda utaranyurwagamo n'abantu benshi. Amubwira ko yari yajyanye n'umukunzi we Brenda gutembera bakamushimuta, we bakamusiga bazi ko yapfuye. Nyuma yo gukira, Brice yari yakiriye ko Brenda yishwe. Yatangiye gukundana na Priya, amuguriza igishoro, atangira ubucuruzi, atangira na kaminuza. Bari bagezeho kwitegura kubana kuko Brice yari yaramaze kumwambika impeta ya fiançailles. Ku ruhande rwa Fred nawe nuko yibukaga ukuntu kwa Donat washimutaga abakobwa beza akoresheje abasore yahembaga bakabamuzanira. Ibintu byose byahindutse ubwo bazanaga Brenda. Brenda akanga kumwemerera kumukoresha ibyo ashaka nk'uko abikoreraga ku bandi. Donat wari wakunze kateye akarara apanga kumufata ku ngufu, akazamugira umugore ku ngufu, atamureka ngo asohoke, yamara kumubyarira umwana akamujyana mu kindi gihugu. Fred amugira impuhwe aramucikana. Nyuma yo guhungira kwa mubyara wa Fred, yatangiye gukundana na Brenda, barabana babyarana umwana. Brice na Brenda bari bongeye guhura, bombi bahuriye mu bucuruzi, barahoberana kurekurana biranga. Bakomezaga guhoberana barebana mu maso, bose barira mu ijwi riranguriye. Brice ati ndi kurota, ntiyagira umuntu nkangura. Brenda ati ntabwo uri kurota Brice, ninjye Brenda, ni wowe nakumvise ntituri kurota. Umwana wa Brenda na Fred yararize cyane kuko mama we Brenda yari yongeye guhura na Brice wari urukundo rwe, bakaza gutandukanywa n'abagizi ba nabi. Yari ari kurira cyane avuza induru. Fred wari umuteruye kumuhoza biranga. Priya yaramubwiye ati mumpereze ndebe ko yahora. Fred yamuhereje Priya, umwana akomeza kurira rubora gica. Umushoferi wa Brice nawe yagerageje kumuhoza ariko umwana akomeza gutera induru. Brice na Brenda bo bari babaye nk'ibiti byafatanyishijwe imisumari, nta numwe washakaga kurekura undi. Yewe Brenda ntiyari yiteye ku mwana we, ahubwo amarira ageze hasa n'abashizemo. Brice yihagazeho yacecetse na Brenda ari gutsapfura. Brice yamurebye mu maso umwanya munini nk'iminota 3 na Brenda amwitegereza. Umwana wa Brenda yatangiye guceceka atakirira cyane. Priya yari umukikiye. Hanyuma Brice na Brenda batangira gusomanira mu maso y'abari abakunzi babo bashya. Bakomeje gusomana. Priya bibonye ikiniga kiramwica ati Brice uri mu biki? Uri gusomana n'umugore w'abandi noneho mu maso yanjye? Fred we yasaga n'uwarangaye, ntiyashakaga kureba uko umugore wari guhoberana na Brice. Fred yeguye umutwe abona Brenda ari gusomana na Brice mu buryo nawe atajyaga amusomamo. Umujinya uramwica hutaza Priya, umwana agwa hasi. Priya nawe ntiyamwitaho agenda asa n'ugiye gukiza kuko yibwiraga ko Fred agiye kurwana. Umwana yigaruye hasi nta numwe mwitayeho. Shoferi bari umukura hasi aramuterura. Fred n'umujinya mwinshi akurura Brenda amuvana mu maboko ya Brice avuga ati nta n'isoni ukanca inyuma ngo uhagaze imbere ugatinyuka ukamusoma gutyo rero wahwereye. Umwana akariruka mwihorera. Ariko mana Brenda kuki iri kumbabaza? Yabivugaga ariko amukurura, gusa Brenda adashaka kurekura Brice. Brice yagerageje gukurura Brenda asa n'umurwanira na Fred. Priya nawe umuturuka inyuma aramukurura. Brice aramurekura. Priya ati Brice nibwiraga ko nkunda, wanyambitse impeta ndishima, isi yose irabimenya, none kuko uri gukorera ibiki mu maso yanjye? Brice na Brenda basaga n'abatazi biri kuberaho. Bari batwawe no kongera kubonana nyuma y'imyaka myinshi. Buri wese yari yakiriye azi ko umukunzi we yapfuye, yewe yarishakiye n'undi, dore ko Brenda yari yaramaze kuba umugore, yarabyaye umwana w'umuhungu. Umwana we yari ari kurira bidasanzwe kuko mu kugwa hasi yahise akomereka ku mutwe, amaraso arava, kandi yari umwana w'amezi 3 gusa. Brenda yarahindukiye abona shoferi ari guhanagura amaraso yahanaguza ikiganza cyasaga nabi, dore ko yari yahuze apakurira imyaka mu modoka. None hasa n'ukangutse urukundo rw'umwana ruramuganza, ahita yiyaka Fred wari umufasha ariko umubuza kongera gusomana na Brice. Bose uko bari aho, Priya, Brice na Fred babonye ko umwana ameze nabi, basa n'abavuye mu bitotsi no mu nzozi. Begera umwana basanga yababaye cyane ariko virirana bidasanzwe. Brenda yararize ababajwe nuko umwana we yarakomeretse kandi bigaragara ko ababaye cyane. Priya nta gutekereza byinshi itabwira Brenda ati zana umwana tugende tuve hano mujyane wanjye, ndi umuganga humura aramera neza. Priya yabaga yitwaje imiti aho yajyaga hose.
bajyanye umwana mu modoka bageze hanze. Fred nawe araza yinjiramo, Priya ahita batwara berekeza iwe ngo ajye kuvura umwana. Brice na shoferi basohotse barenze, hanyuma shoferi abaza Brice ati ibi mbonye ni biki? Byagenze bite ngo usomane n'umugore w'abandi kandi warambitse impeta Priya? Byagenze bite? Wasaze kugeraho umuca inyuma kureba? Ariko se ubwo ndaherayo mbyita ubusazi ko n'uriya mugore ngo ni Brenda nabonaga mwasaze kimwe. Brice nta jambo yavugaga. Shoferi yamukubise agashyi ku matama ati mu biki Bri? Boss kanguka wisinzira uhagaze. Nsobanurira niba ntakugoye kuko simbyumva. Brice yaratangiye ati shoferi rero ni inkuru ndende ariko reka nyikubwire nawe ngira inama nk'umuntu w'umugabo. Shoferi yamufashe ku rutugu ati uhumura uko yaba ndende kose nanjye mfite umwanya uhagije, niteguye kuyumva yose uko yakabaye, ahubwo utangirira gutinda. Gusa tujye kwicara mu modoka ntitwasubira hariya ahantu hamenetse amaraso y'uriya muziranenge w'uruhinja. Imana imfasha abeho kuko ndakeka ko ashobora no gupfa azira amakosa yanyu. Uriya mwana yababaye cyane, ni ukuri hataba Priya yaba yamaze gupfa pe. Brice ati ayo yose ni amakosa yabayeho, ariko sinzi niba nayishinja cyangwa ngo nyashinje Brenda. Nawe urasara niwumva ibyatubayeho njye n'uriya mukobwa. Shoferi yaramubwiye ati ngaho reka twinjire mu modoka umbwire. Binjiye mu modoka, Brice atangira kumubwira uko yamenyanye na Brenda, akomereza kuri wa munsi aterwaho icyuma, abivuga mu ncamake agira ati reka mbikubwire nawe nk'umuntu w'umugabo ngira inama nzima, umbwire icyo wakora. Njye na Brenda twari twatembereye, atangira kumbwira ko atameze neza, nyimuhumuriza ngo nta cyaraba, ampobeye twatwawe twembi twafunze amaso turi mu muhanda wa twenyine, numva baneye inkota mpita ngwa hasi. Bamaze kuyintera yewe bakanayinsigamo, bahise bajyana Brenda. Numvaga habura nk'umunota ngapfa, ariko mu buryo butunguranye Priya ahita ahagera yinkuramo, anjyana aho yari agiye kuvura undi murwayi, angarura iwe aramvura, kandi uko yamvuraga niko yamaga ibyo nabaga nkeneye byose. Nuko maze gukira ibibazo bishya biratangira. Shoferi ati bitangira bite se kandi wari umaze gukira? Yarakwishyuje ubura yo mwishyura? Brice ati oya ntigeze anyishyuza, ahubwo yahise ambwira ko nkunda kandi ambwira ko kumukunda nanjye ariyo nyiturano namwitura. Numvaga ngikunze Brenda nshaka no kumenya aho ari n'ibyamubayeho. Nakoze uko nshoboye mushakisha ahantu hose ariko ndamubura, ndiyakira nemera ko nawe ashobora kuba yarishwe kuko Priya yahoraga bimbwira nubwo ntabyizeraga neza. Ubwo kandi nyiva kwa Priya nkajya kumushakisha Brenda nyine nabaga nkoresha amafaranga Priya yari yarampaye. Maze kwakira ko mbuze Brenda, Priya yongeye kunsaba ko tubonana, kuva ubwo duhinduka abakunzi. Priya nari ntagiye kumwiyumvamo uretse ko nitinyaga, sinimvishaga ukuntu umuntu nkawe yankunda. Yampaye igishoro ariko yarangurije ntiyayampaye, ntangira ubucuruzi ureba yewe ndanamwishyura, ntangira kwiga kaminuza. Muri make yampinduriye ubuzima. Mu minsi ishize namwambitse impeta ya fiançailles, navuganye na se ku bijyanye n'inkwano, mbese twiteguraga ubukwe nawe urabizi. Shoferi yamuciye mu ijambo ati mwiteguraga cyangwa muri kwitegura? Erigura bivuga nk'ibyarangiye, vuga uti turi kwitegura ubukwe kuko ntabwo ugiye kubana na Brenda, yarashatse yarabyaye, ari mu bundi buzima, nawe uri mu bundi buzima. Ndakundi kuguca mu ijambo ukomeza umbwire. Brice yaramubwiye ati nanjye nuko nabyifuza, nakwifuje gukomeza umubano natangiranye na Priya, Brenda nkamureka kuko nawe yatangiye ubundi buzima. Ikindi dusubiranye twababaza benshi, by'umwihariko umugabo wa Fred n'uwari umukunzi wanjye Priya, ariko sinashobora kubana n'undi mukobwa uwo ari we wese nzi ko Brenda akiriho. Gutandukana nawe nta ruhare mbigizemo, ntabwo byanyoroheye, kandi nkurikije uko twitwaye tukibonana nawe ntibyamworoheye. Nahoraga nisabira Imana ngo tuzigumanire, yewe numvaga yaranansubije, ariko mu buryo butunguranye, mu bintu bitaduturutseho twaratandukanye. Namutekerezagaho nkababazwa nuko gutandukana kwacu nta n'umwe wabigizemo uruhare. Yarakinyiyumvamo nanjye nkimwiyumvamo. Nabihiwe cyane n'iminsi yose namaze nzi ko yapfuye, nubwo wenda ukeka ko nabaga nishimanye na Priya. Nahoraga nibaza nti ese koko yarapfuye? Niba atarapfuye se ahari ameze ate? Ubu ntiyashatse undi? Ariko ndabona aribyo byabaye, yarashatse aranabyara. Nanjye nukuri birandenze kongera kumubona yarabyaye, binyibukije ukuntu namubuze murebesha yombi, umutima wanjye ukimushaka. Uyu munsi rero ibibaye wabibonye, nongeye guhura nawe, umukobwa umwe rukumbi nakunze. Igitangaje rero nuko ari bo bangemuriraga imyaka yo gucuruza. Shofe uri nkanjye wakora iki? Ko numva ko no kureka gutekereza ku bitwagiranye nazabishobora. Shoferi yabuze icyo amusubiza, yubika umutwe. Brice arakomeza ati tekereza ko namuhoberaga, nibuka ko Priya ahari, nibuka ko Fred ahari, nibuka ko nawe uhari, umwana we sinakubwira ntiri namwirengagije. Sinzi uko ndi kwiyumva, ariko ndumva umutima wanjye ugiye guturika kuko Brenda yashatse undi mugabo.
urukundo namukundaga ruracyuzuye, urwo nahaye Priya sinzi aho naruvanye, mbabarira ungira inama y'icyo nakora. Shoferi yaramubwiye ati Brice, ntabwo ukeneye kumenya icyo wakora nonaha, ubu icyo ukeneye ni ukubanza ukakira ko uhuye na Brenda, ukakira ko ari umugore w'undi mugabo, umugore wabyaye kandi wasezeranye mu mategeko. Numara kubyakira nibwo uramenya icyo gukora. Ikindi ubanza umenye niba umwana wari muzima, kuko ashobora no gupfa, yakomeretse cyane bikabije kuko yaguye kuri sima kandi ari uruhinja. Priya, Brenda na Fred bageze kwa Priya iwe mu rugo aho yavuriraga abarwayi bamuganaga, bose bacecetse. Umwana bamuhaye igitanda, Brenda bari bumwicara iruhande. Priya yasabye Brenda kuba muri iruhande, asaba Fred ko bajya hanze bakaganiraho Brenda atabumva. Priya yaramubwiye ati nitwa Priya, atararangiza kuvuga Fred ati ndakuzi, ndakubonye kuri televiziyo mu minsi ya cya cyorezo. Priya ati ntumfate uko wambonye rero, ahubwo mfate nk'umuntu usanzwe. Urabona ko njye nawe duhuje ikibazo, umugore wawe yongeye guhura na Brice kandi ibyo bakoze wabibonye. Mwarabanye, murabyarana, mbese mwabaye umubiri umwe, ariko Brice ashobora kubatandukanya. Nanjye namaze gufata itariki y'ubukwe bwanjye na Brice. Abantu benshi bazi ko twitegura kubana, ariko Brenda bijemo. Muri bo nta n'umwe ufite ikosa kuko ibyababayeho birumvikana, ariko ubu bamaze kuba ibice by'ubuzima bwacu, basubiranye baba bangije imitima yacu n'ubuzima bwacu, nubwo ntizeye ko byashoboka, ariko se biramutse bibaye. Fred, uri kubitekerezaho? Fred yaramusubije ati muga. Priya ati mvuga mu izina. Fred ati nta kibazo Priya, ubu ikimpangayikishije ni ukumenya umubare w'amafaranga ndakwishyura mbere na mbere, kuko ndabizi neza ko wowe wishyuza 100%. Umwana wanjye wabonye arabaho? Priya ati humura nunyemerera tugafatanya gukemura iki kibazo, umwana ndamuvura akire kandi ku buntu, ariko nubwo utabyemera nabikora namuvura, humura arakira rwose. Fred turakoze kundema agatima, ntugire ngo iki kibazo cyo kuba Brice na Brenda bongeye guhura nagisuzuguye, ahubwo nuko kucyakira byananiye. Namaze hafi imyaka ingahe impumuriza Brenda, twacanye muri byinshi, namukunze urukundo rutabaho kugera ubwo tubana. Nukuri ntiturasomana nk'uko yabikoreye Brice. Yari yibabarijwe n'ukuntu umugore we Brenda yasomanye n'umusore Brice bari barakundanye kera. Fred yubitse umutwe. Priya ati hangane ndakumva Fred, ariko se uratekereza ko bizarangirira hariya? Uratekereza se ko batazongera kuganira? Iyo umwana ataguha se byari kugenda bite? Ntibari kurekurana? Iyo bahura ari babiri se bari no kugumana, ntitwari kuzamenya aho barengiye? Fred ati kandi koko nibyo, ibintu bakoreraga mu maso yacu iyo bari babiri bari kurenzaho. Priya yaramubajije ati mwahuye muteze? Nsobanurira. Fred yamusobanuriye here kuri Donati. Priya ahita amubwira ati uwo Donati yishe abantu 6, nabyumvise mu makuru, niba ari umugabo w'umunyamahanga wabaga mu nkengero z'umujyi, ubafungiye hano mu mujyi, nushaka uzaze tujye kumusura nanjye mubona amaso ku maso. Fred ati uwo rero yabarashe baziza ko nacikanye Brenda, nabikubwiye. Uwo mugabo yari afite abakozi bamuzaniraga abakobwa beza babashimuse, babamugereza mu rugo akabigiraho mwiza, akababwira ko yabakunze, akaba amafaranga menshi ababwira ko yishimiye kubabona kandi ko atari kubigezaho iyo adatuma inshuti ze, akababwira ko abo basore arabahanira kuba babazanye nabi batababwiye ku neza aho babajyanye, abakobwa bagatangira kumwizera. Abenshi bemeye kuryamana nawe kandi n'abatarabyemeraga ku munsi wa mbere babonaga bahaye amafaranga menshi yayise ayitike, bagataha babona ari ntacyo babaye bakamwisabira kumusura. Abo basore rero baje gufata Brenda bamaze igihe kinini bamugenzura, aho bamucira urwaho basanga ari kumwe na Brice bamukorera ibyo nawuze. Nanjye sinari mpari, njye nari umukozi wo kwa Donati mu rugo, sinabaga najyanye n'iryo tsinda. Brice niwe musore wenyine bagerageje kwica kuko abandi bakobwa babashimutaga ari bonyine. Akimara kuhagezwa, Donati yaramukunda ashaka kumugira umugore ku ngufu, akamuzirikira mu nzu, yamara kumutera inda akamwimurira mu kindi gihugu. Narebye Brenda mugirira impuhwe ndamucikisha, mujyana kure cyane mu miryango ya bene wacu. Tugezeyo twatangiye ubuzima, birangira tubanye, uyu mwana nawe ni uwacu. Priya yari yatangaye ati ndumva bidasanzwe, icyakora Imana ishimwe kuko afunze. Hanyuma rero urumva ko Brenda abonye Brice we, baharire bibanire. Fred ati Brice yabiburiramo ubuzima yibeshya agakora kuri Brenda. Uko yaba yaramukundaga kose, agerageje kumuntwara namuteza abasore twakoranaga bakamwivugana. Umbabarire kuvuga ibintu nk'ibyo ku mukunzi wawe, ariko nkunda Brenda cyane, simba nifuza no gutekereza ku kuba namubura pe. Azibeshye basubirane, nanjye ubwanjye nazamwicira, nazamurogesha yazapfa nabi. Yikije umutima azunguza umutwe ati kuki utumye ntekereza nabi koko? Ubwo aho navanye na Brenda urahazi? Uzi ko yabuze icyo avuga ashaka kurira, amarira amuzenga mu maso ariko yihagararaho nk'umugabo. Priya yaramuhumurije ati humura nta kibazo mbifiteho, ni kimwe nuko Brenda ntwaye Brice nanjye namwica. Brenda ashobora kuba agiye gupfa ahubwo niba azakomeza kwitwara kuri Brice kuriye.
ahubwo menye ko azabikora nanamwica nonaha. Fred yagizemo ubwoba ati utabikora se kandi abaganga ndabazi, wasanga umutera urushinge rurimo amazi agahita apfa. Niba ushaka urupfu rero hagira n'urwara rumuva hatabishaka. Ni ukuri nawe nakwica nkica na Brice namubakurikiza, kandi nubwo ndeba ukumva ntabibasha ndumva ngo n'amarozi abaho, ni ukuri nabarogesha. Wakwica nyina se umwana ukamusiga? Priya nabikubwiye ushaka konta ubwonko nibaza niba koko n'umwana wanjye uramuvura. Priya yikije umutima amufata aramubwira ati erega Fred, sindi umuntu mubi nk'uko uri kubitekereza, ariko kuri Brice ntacyo ntakora. Uko byagenda kose twese turi mu bihombo, niyo mpamvu dukwiriye gufatanya gushaka umuti. Fred atereka umwana abanza akire, wowe mpa nimero yanjye tuzajya tuvugana. Ahubwo se ubu singiye gutaha Brenda akaba amwitaho? Priya ati nutaha ukamusiga ntazagaruka, Brice azamugumana. Ahubwo reka nguhe inzu ubayemo, na Brenda ashobora kurwara ukababera umurwaza kuko buriya afite umuhangayiko. Ngiye kuguha icyumba muri izi nzu zanjye uraramo, kuko buriya Brenda ashobora no guturika ubwonko yibaza ukuntu yongeye guhura na Brice yaramaze kubyara. Brenda we yarari mu nzu yarari gutekereza ati Brice koko ni wowe cyangwa ni umuzimu? Ubundi se ntabwo ndi kurota? Fred banguka, ndaryamye ndi kurota nabi ngwino nkangura ahari. Yumvaga ari kurota, niyumvishaga uko yaba yabonye Brice ari muzima kandi yarazi ko yapfuye. Yamutekerejeho cyane agize atangira kurira. Yarezwaga nuko yishe isezerano yahaye Brice ubwo yamubwiraga ati Brice ndagukunda cyane bitavugwa, kandi numva biramutse bibaye ngombwa ko nkurwanirira uretse no gukoresha imbaraga zanjye zose nakoresha n'iz'abandi, ariko sinzi ko ubwo bushobozi mbufite nona. Nta cyaguhungabanya mpari, kandi nta wundi muhungu nkunda utari wowe. Yewe nubwo naba ntahari umutima wanjye wambwira ko utameze neza nkaza kugutabara. Brice nuva no muri ubu buzima nzaba niteguye kukurwanirira. Hano mu isi ndatsinzwe, ariko umujinya n'agahinda mfite nibingeza aho uzaba wagiye. Niba koko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, nzubahiriza isezerano nguhaye, nzagutabara, nzakurwanirira, kandi humura nanjye sinzatinda kukugeraho. Yaraturitse ararira cyane ati oya Brice we, mbabarira nakoze ibidakorwa, mbabarira nari nzi ko wapfuye. Priya yahise aza yiruka aramubwira ati humura Brenda, kandi agahinda kawe ndakumva. Ibyakubayeho ntawe bitabaho, ariko gerageza ubyakire. Ubu buzima bwawe bwabaye bwa Fred n'uyu mwana, ntabwo ukibugenga. Fata umwanya uhagije urire uko ubyumva, na Fred araje kubi hafi. Nuko ari gutunganya hari abacumbitse mu gihe mutarakira mwembi, kuko uretse n'umwana nawe tuzagusuzuma tube twakuganiriza. Niba wagize n'ihungabana tugufasha uko dushoboye. Ndakujyana mu cyumba cya wenyine hatagira ukuza kurira, kuko ukwiriye kurira ukabohora umutima. Nanjye ndabyumva biragoye rwose kuba ugiye kuba utabana na Brice wakunze cyane, kuko wamaze kuba umugore w'abandi, kandi nawe nuko yatangiye ubundi buzima. Biragoye kwakira ko mugiye kuba inshuti zisanzwe, rimwe na rimwe ukajya umugendera kure kugira ngo atazatuma uca Fred inyuma. Niyo mpamvu niteguye kukuba hafi nkakuvura, nkavura n'umwana we vuba mugahita mujya kure ya Brice. Ubwo umenye ko hariho nabyo nibyo gushimira Imana. Brenda yamurebaga mu maso ari gutekereza ati ibyo uri kuvuga birimo imiteto rwose. Ubwo se urumva koko nta inshuti isanzwe na Brice? Umuhungu nakunze kuva n'abahungu mujye kure? Fred nawe arabizi ko ntigeze mukunda nka Brice. Yakomeje gutekereza ko wenda hari Brice atanamwemera kuko yamaze kubyara, amarira atangira gushoka ku matama yombi. Priya ntiyarazi ibyo ari gutekereza. Yaramwegereye amuhanagura amarira akoresheje agatambaro, aramubwira tumbabarire niba ngukomerekeje, ariko ntihandi ukwiriye kubyakira. Ukwiriye kwiremamo imbaraga ukumva ko wamaze kuba umubyeyi, ntabwo ugikeneye Brice mu buzima bwawe. Priya yamubwiraga aya magambo Brenda wari warikiye aho kurira, akumva ari kumutoneka. Nawe yaratangiye kwicuza icyatumye yemera kubana na Fred. Yibazaga niba Brice yaba akimukunda, ariko akavuga ati bwo se yaba akinkunda byamarira iki narasezeranye mu mategeko nkanabyara. Priya yamusabye ko ajya mu kindi cyumba cyihariye yari kubamo ari wenyine n'umwana we, kugira ngo nakenera kurira ajye arira yisanzuye nta muntu atewe isoni nawe. Yimukiye muri icyo cyumba, Priya arahamusiga asubira mu cyumba cye wakwita nk'ibiro bye aho mu rugo, kuko yari afite icyumba abamukeneye bamusangagamo. Akimara kwicaramo, yubitse umutwe ku meza atangira gutekereza ibyo yabonye, ariko akumva atari kubishyikira. Yakundaga Brice byo gupfa, kandi nta na rimwe yari yarigeze asomana na Brice mu buzima bwe. Yahoraga yifuza ko bagirana kure mu by'urukundo, ariko Brice akamushyiraho imipaka ntarengwa. Priya yatangiye kurira, yumvise bimurenze yihagararaho, abanza kujya gusuzuma umwana wa Brenda, amusigira imiti, abwira Fred ati umube hafi, nihagira ikibazo kivuka uhita umpamagara, ngiye kuba ndohotse.
Priya yagiye mu cyumba ngo aryame ariko kuryama biramunanira. Yumvaga atangiye no kuribwa inyuma ku mubiri, mu mutwe akumva byivanze. Yicaye ku ntebe nabwo yumva abuze amahoro, arahagarara nabwo biranga, yigira inama yo gusohoka ahagarara ku muhanda aho yari kuba abona abantu wenda akirengagiza ibitekerezo byamurwaniragamo. Agifungura umuryango yahise ahura na Brice, uwo mwanya ahita amuhobera ariko Brice ntiyarakinejejwe no kumubona. Yamuhobeye amwikiza ntiyongera kumukandakanda mu mugongo nk'uko yabigenzaga amubaza utubazo twinshi, atumeze ute, wari unkumbuye se, mbese amuhobera nk'uhobera umuntu atazi. Yahise amubaza ati Brenda ari he? Priya ati Brice reka tubanze tuvugane. Brice ati oya Priya, nkeneye kubanza kubonana na Brenda nkamenya uko umwana we ameze neza, nkanamubaza ibibazo byose mfite ku mutima, mbabarira rwose nshaka kubonana nawe uko byagenda kose. Priya yamufashe mu nda aramukomeza ati wigenda Brice, banza unyumve, mbaze uracyankunda? Brice urankunda? Yaraturitse ararira. Brice yumva impuhwe nkeya zimujemo, arahindukira amureba mu maso yitsa umutima ati Priya narabikubwiye, ariko narabikubwiye nabyo. Priya yumvise adasobanukiwe ibyo Brice ari kumubwira ati basi reka tubanze tuganire iminota nk'itanu kuko nonaha Brenda nawe ntameze neza, musiganye na Fred bari kwiyunga kubw'ibyo yamukoreye mu maso, rero uwo mwanya nk'umuryango babanze bagarura umwuka mwiza hagati yabo. Priya yaramubeshye, ntiyarazi ibyo Fred na Brenda bari kuganira. Brice yahise acika intege kubera ayo magambo yuko Brenda ari gusaba imbabazi zo kuba yamuhobeye akanamusoma. Yiyumvamo agahinda kenshi avuga ati ubwo nabyumvise nta kinkunda. Yacitse intege na Priya arabibona. Priya amufata akaboko amwinjiza mu gipangu, amwicaza ku ntebe yo muri jaride munsi y'igiti, amufata ku matama amureba mu maso ati basi nanjye reka numve uko gusomana nawe bimera. Brice yashatse kwanga ariko Priya amusoma ku ngufu, hanyuma abaza Brice ati nibiki wambwiye ko mu kanya ubisubiyemo kabiri kose? Brice ati nyine wambazaga niba ngukunda, narabikubwiye rero sinzi impamvu ushaka ko mbisubiramo. Ikindi nakubwiye nuko nkunda Brenda cyane, urabizi ko ari nawe watumye menyana nawe. Iyo atawe sinari kwisanga muri uriya muhanda wansanzemo. Nkeneye kumenya ubuzima yari arimo aho yari ari, akambwira nuko yarokotse babicanye. Priya yaramubwiye ati Brice chérie, ndabizi ko wakundaga Brenda kandi birumvikana ko mubonye ugahita umutekerezaho byinshi. Gusa yamaze kuba uw'abandi, niyo mpamvu nanjye niteguye kukuba hafi ukabanza ugatuza. Humura rwose muzaganira kandi muzafata umwanzuro mwiza wo kuguma mu buzima murimo uyu munsi. Brice yaramubwiye ati Priya rero ndumva ntameze neza kubera ko nongeye kubonana na Brenda kuko yanyibukije byinshi. Ibyishyire hari nkawe ukabura umuntu ukunda cyane nta ruhare mu bigizemo, mukongera guhura wari uzi ko yapfuye kera, noneho akagaruka yarabyaye afite n'umugabo, nako wowe wenda ntiwabyumva. Ariko ibaze njye nawe twongeye guhura ugasanga naramaze guterera ivu undi mukobwa. Yariruhukije. Priya aramubwira ati ndabyumva, bisaba igihe kugira ngo byakire, wakire ko ibihe bihinduka, uwo wakundaga akaguca mu myanya y'intoki, ariko ukwiriye no guhimbaza Imana iyo yagushumbishije undi mukunzi. Ndahari Brice, kandi mu gihe cyose uzaba ukeneye kuganira na Brenda ntuzabimishe, nzakuba hafi niyo ntego nihaye. Mu cyumba aho Brenda na Fred n'umwana wabo bari byari byabaye ibindi. Fred yaramubazaga ati koko ntiwahana agaciro rwo ngukunda? Uko waba waramukunze kose ntabwo bikwiriye ko umusomera mu maso yanjye. Brice yamaze kwambika undi mukobwa impeta, nawe wamaze kuba umubyeyi, naho mugihuriye ibyo kuvuga ngo baragushimuse bamusiga virirana bazi ko yapfuye, birumvikana nibyo, birumvikana ko babatandukanyije mugikundana, ariko ntabwo ubwo uburenganzira bwo kunca inyuma. Ubu uyu mwana apfuye yaba azize nde? Si wowe? Basi wenda reka nemere ko wowe na Brice mwasubirana, ariko se n'umwana wanjye wari ugiye kwica mwamugira uwanyu mwembi, apfuye mwamuzura se? Brenda ntundakarire, ndabizi nawe ibihuri gucamo ntibyoroshye, ariko uhumuke ugarure ubwenge, umenye ko butakigenga gukora ibyo ushaka byose kandi ndi umugabo wawe. Ntabwo nzongera kukuva iruhande, kandi ntabwo uzigera uganira na Brice ntari kumwe nawe. Hanze Priya na Brice bari kuganira baseka. Priya ari kumutera inzenya nyinshi, Brice nawe asa n'uwibagije ko yaje kureba Brenda. Priya yaramubwiye ati nzakwigisha kuvura, nawe uzajya umfasha rimwe na rimwe, sibyo chérie? Yavuze ijambo kuvura ahita yibuka ko yari yaje kureba Brenda n'umwana we. Mu ijwi rituje ati none se waretse tukajyana kureba Brenda nanjye gasubira mu kazi hakiri kare? Reka tujyane murebe, tuganire, mubaze ibyo mubaza, hanyuma mpite ngenda. Kandi humura ntabwo turongera gukora ibyo twakoze, nanjye nari nataye ubwenge. Brice yabivugaga ashaka kwereka Priya ko akiri kumwe nawe mu rwego rwo kugira ngo amufashe kugera aho Brenda ari. Barinjiye bageze aho Brenda ari basanga yasinziriye, umwana yasinziriye, Fred ari we wicaye ariko yubitse umutwe mu maguru. Bicaye aho ku ntebe yari iraho mu cyumba umwana wa Brenda na Fred
yararwariyemo. Brice na Priya babonye ko yasinziriye baba baganira na Fred, bavugana ku bintu byinshi bigendanye n'ubucuruzi, uko bahinga, uko basarura, kugeza bohereje imyaka mu mujyi. Gusa Fred yabaga afitemo agashiha, arakajwe no kuba Brice yamusomeye umugore mu maso, umugore we yatwawe nk'udafite umutima. Fred yarikoraje aravuga ati Brice, sinari nzi ko ari wowe wabwiriwe n'ibyago numvise. Priya yarakoze aragutabara rwose, nawe uzamwitura umukunde iteka, umube hafi, kuko iyo ataba wowe warapfuye. Namukundiye ukuntu yicisha bugufi kandi ari mu rwego rukomeye. Kubona undi nkawe byakugora, ntuzadutenguhe, kuko na Brenda ntibyamushimisha abonye hemukiye umuntu wagutabaye. Kandi wihanganire ibyakubayeho, Brenda arazi ko wapfuye, nanjye tubana nzi ko ari uko bimeze, nzi ko wapfuye, nanjye tubana nzi ko ari uko bimeze. Rero nta kundi, kandi nk'umugabo wese uba ukwiriye gukomeza umutima. Fred yabivugaga agamije kumvisha Brice ko nta gihuriye na Brenda. Priya we yamutegaga amatwi yitonze, yishimye, yicinye icyara ati burya Fred azi ubwenge, azi gukina diro. Iyaba na Brice yabyumvaga. Brice we yumvaga biri kumurya mu matwi, ariko akihagararaho ntabyerekane, akazunguza umutwe gusa. Brenda yarasinziriye mu nzozi, arota ari kumwe na Brice, ariko arota avuga ijwi risohoka ati Brice, uracyankunda? Njye ndacyagukunda kandi umbabarire kuba narashatse undi nkica isezerano naguhaye, ariko ubyemeye nakubera umugore. Fred nawe azi urwo ngukunda, ikibazo ni uyu mwana. Yararize ahita aceceka. Brice wagira ngo si ukurota ahubwo ari maso, ahita asubiza ati nanjye ndagukunda Brenda, umbabarire kuba narambitse impeta undi mukobwa, nunyemerera tuzibanira, umwana nta kibazo azateza kuko yabyawe n'umukobwa nkunda. Fred yararakaye ati wasaze ariko Bri, ntubona ko ari kurota? Brenda yahise akanguka, yumva bari gusakuzanya cyane, yumvisemo ijwi rya Brice ahita abyuka aramuhobera. Fred na Priya babura icyo bakora. Brice ati sheri, Brenda ati karamedisi sheri, uzi ko nari ndi kukurota, basi nyemerera kutazampora ibi byose. Brice ati humura ntabwo nzabiguhora, reka umwana akire twibanire, se namushaka azamutwara. Priya we nta kindi yari ari gukora uretse kurira. Yababajwe no kumva Brice na Brenda bavugana ayo magambo, ahita asohoka ajya gucura imigambi yo kuzica Brenda. Igitangaje nuko na Fred yahise asohoka agiye gutekereza uko yazica Brice. Gusa we yahagaze hafi y'umuryango Brice na Brenda bari barimo, kuko atifuzaga kubareba bongera gusomanira mu maso ye, ariko yashakaga gukomeza kubumva. Brice yatangiye kubwira Brenda ati Brenda, ndagukunda cyane urabizi, namaze igihe ngushakisha narakubuze, mfite amatsiko yo kumenya niba ukinkunda. Brenda ati ndacyagukunda Brice, ariko narabyaye. Brice ati umwana we mwihorere ni uwacu, Fred yarakoze arakundindira, iyo habura sinari kuzongera kukubona, kuba warabanye nawe byabaye inzira yo kongera kuduhuza, ahubwo genda usabe gatanyine duhite twibanira, kandi anayikwimye twabana. Brenda yararize ati ni wowe rukundo nigeze, kandi biranshimishije kuba ukinkunda bigezaho, nzakora ibishoboka byose twibanire vuba, ariko ntibizatworohera kuko Fred nawe nkunda cyane kandi na Priya gukunda cyane, sinzi uko bizagenda. Fred yumvise ayo magambo mubera nk'inkota imushinze mu mara. Yahise yandikira ba basore bose bakoranaga kwa Donati, abo yafatishije abasaba ko bamufasha kwica Brice bitarenze icyumweru kimwe, nabo barabyemera. Ubwo kandi na Priya niko yahamagaraga ba basore baho ingona zororerwaga ngo abasabe ko bamufasha gucura umugambi wo kwica Brenda. Yarababwiye ati murabizi ko twabaye inshuti, narabafashije, rero namwe nimumfashe. Ikibazo mfite ni iki, nakunze umusore, none nyuma yo kunyambika impeta yongeye guhura n'umukunzi we bari baraburanye, yamusajije njye nta kinyikoza, rero nshaka ko mumfasha nkamurangiza. Abo basore bati amafaranga uraduha ariko ni menshi, numara kohereza avance turakubwira uko tuzabigenza. Priya yahise yohereza avance, ategereza igisubizo bari bumuhe. Fred wari yamaze kunoza umugambi we n'abandi basore batatu akoresheje ubutumwa bugufi. Bari bemeranyije ko bazatega Brice atashye, imodoka ye bakayitega ibyuma bityaye ku buryo bizatobora imipine ikarenga umuhanda, itawurenga yasohoka agiye kureba ikibaye bagahita bamwica. Brice yasezeye kuri Brenda kurekurana byanze, aramubwira turabizi nahoraga ngutekerezaho igihe cyose bataradutandukanya, ariko na nyuma yaho nuko byagenze, kandi n'ubu sinzahwema gukomeza kugutekerezaho. Ni wowe mahoro yanjye ngufite natuza, ariko ni wowe byago byanjye mu gihe naba nkubuze, aho kukubura nakwibura. Wowe ujya umvugisha kuri telefoni, hato Priya atazanga kuvura uyu mwana wacu kubera gufuha cyane. Yavugaga ko umwana ari we na Brenda, Fred akarushaho kurakara cyane. Yarakomeje ati namara gukira neza wowe nzakubwira icyo gukora, ndabizi ntabwo uzasubira aho waje uturutse, tuzakomezanya muri ya mishinga yacu, dukomeze twinywere twa dutobe turi kumwe.
Mbere yo gusohoka yaramuhobeye, akigera ku muryango asanga Fred ahagaze n'umujinya mwinshi. Yabuze icyo yakora, amunyuraho atamuvugishije, ariko ageze imbere gato bimwanga mu nda aragaruka, ahagarara ku rugi ngo yumve ko Fred adatonganya Brenda kubw'ibyo bari kuvugana. Fred nta kintu yigeze aganiriza Brenda, ahubwo yakomeje kwandikirana n'abagizi ba nabi. Mu byo bandikiranaga bakomezaga gushaka uko bakwica Brice bagasibanganya ibimenyetso, ntihazagira umuntu umenya ko yishwe n'abantu. Brice yahamaze umwanya munini, ageze aharitahira. Priya yaje azi ko arahamusanga, asanga yigendeye. Yaraje kureba umwana. Yabwiye Brenda ko umwana ameze neza, iyo wamwizeza ko mu gitondo barataha. Gusa yabwiye Fred ati rero Fred, aho kuzahita utaha wareka tukazabanza gutembereza Brenda kugira ngo aruhuke mu mutwe, yiyibagize Brice yumve ko urukundo rwabo rwahagaritswe batabigizemo uruhare. Fred aho hantu ni heza. Priya ati ni kuri za ngona twazajya kuzisura. Fred ntiyarahazi, yahise abwira Brenda ati shiri byemere tuzajya hano iyo njye kureba ingona sindayibona. Brenda yibutse ko muri izo nzira ariho Brice yaterewe icyuma ashaka kubyanga, ariko yibutse ko n'ubundi agiye kumukatira akibanira na Brice, yemerera Priya kuzajya kubatemberezayo. Brenda aribwiraga ati byanga bikunda nitujya kuhatemberera bizanyongerera amahirwe yo kuba ndinaha. Ndabizi ntituzava aho bororera ingona ngo duhite dutaha, ahubwo tuzongera tugaruke inaha mu mujyi. Bari kugenda ku munsi ukurikiyeho kuko umwana yari kuba yamaze gukira, yewe kugeza ubwo yasaga n'uwakize neza aho yakomeretse hasigaye inkovu. Iryo joro ribanziriza umunsi wo kugenda, Fred yaraye yandikirana n'abasore bari bemeranyije nawe kwica Brice akabaha akayabo k'amafaranga. Priya nawe ntiyasinziriye, yaraye yandikirana n'abasore barindagaho ingona zororerwaga bari kunoza umugambi wo kuza kwica Brenda. Nta n'umwe hagati ya Fred na Priya wari uzi icyo undi ari gupanga, kuko umwe yapangaga kwica umukunzi w'undi kugira ngo agumane uwe. Priya yifuzaga kwica Brenda agasigarana na Brice, avuga ati umwana azaba afite se Fred azamurera cyangwa arorere. Brice we ntahuriye nawe, nanjye ntahumuriye nawe. Fred we yabaga avuga ati kwica Brice nta gihombo kirimo, si we wenyine uturangurira imyaka, nzayiranguza n'abandi. Napfa nta gihombo nzagira, ahubwo nzaba nungutse umugore n'umwana. Bukeye mu gitondo Brenda na Brice bavuganye kuri telefone hagana nka saa 11. Amahirwe Brenda yari afite nuko yararaga iruhande rw'umwana ari wenyine. Fred we yaraye mu cyumba Priya yari yaramuteguriye. Brenda yongeye kugira ubwoba ubwo yavuganaga na Brice, aramubwira ati Brice ndagukunda kandi niteguye kubana nawe, yewe no mu bundi buzima tuzabana namaze kubibona, ariko mfite ubwoba sinzi ko bizatugwa amahoro. Brice ati nanjye mfite ubwoba bwinshi Brenda, ni ubwa mbere nabaho byambaho ngahangayika bigeze aha ntazi impamvu. Yego wenda mpangayikishijwe nuko Priya na Fred bazabifata nitubana, ariko mfite n'ubundi bwoba ntazi impamvu yabwo. Brenda ati humura wenda wasanga ari uko nyine tumaze igihe tutabonana tukaba tugiye kubana abantu batabishaka, ntawamenya, ariko reka turebe icyo ibihe bitugenera. Yamubwiye gahunda afite yo kujya gusura aho ingona ziba, barabyemeranya nuko basezeranaho. Brice yirugaga mu kazi ke nk'ibisanzwe, ku mugoroba akajya kurara mu nzu yari aherutse kugura. Yari inzu nziza cyane yubatse ihereye munsi y'umuhanda, igice kindi cyari kigeretse hejuru aricyo gisa n'ikiringaniye nawo, kuko yararaga hejuru muri etaje. Hasi hari harehare, ni ukuvuga imbere ku rundi ruhande rutari rwegereye umuhanda. Aho niho yaparikaga imodoka ye, kandi rimwe na rimwe yatahaga bwije cyane bitewe n'abakiriya benshi, akahagera nka saa 5 z'ijoro. Brenda n'umwana we Priya na Fred nabo berekeje muri wa muhanda bajya gusura ingona zabaga. Kuri uwo munsi Brice yiriwe mu kazi ke nk'ibisanzwe. Brenda n'umwana we Priya na Fred nabo berekeje muri wa muhanda bajya gusura ingona zabaga. Muri wa muhanda Brice yaterewemo icyuma n'abakozi ba Donald. Ni wari umunsi wo gusura, ariko kuko yari Priya wari ubisabye kandi ari icyamamare bose bamwubaha, bahita bemera ko abasura igihe cyose ashaka. Bageze mu masaha nimugoroba kuko bifuzaga kuza kuzirebera ku matara. Priya yabasabye ko bajyayo nijoro bakaba aribwo bazireba, bagakomerezaho no mu gitondo ku munsi nyirizina wo kuhasura, bagatahana n'abandi bari kuza muri icyo gitondo. Bifuzaga kurarayo bakarara mu byumba bike byari bihari. Nubwo hasurwaga nta mazu yo gucumbikamo yari ahari, uretse y'abantu biyubashye nk'abayobozi bashoboraga kuhaza cyangwa undi wagira ikibazo gitunguranye. Priya yari yahishyuye yavuganye na ba nyiraho. Kuri uwo mugoroba Priya, Fred, Brenda n'umwana bagezeyo bakirwa neza. Igihe cyo kujya kureba ingona kigeze, Brenda bari gusabwa kujya kureba ingona ya mbere bwa mbere. Bari bemeranyije ko buri wese azajya ajyayo kuzireba ukwe, yamara kuzitegereza neza abandi nabo bakajyayo buri muntu ukwe, hanyuma bakaza kujyana nyuma bose, buri wese akabwira undi icyo yabonye gitandukanye n'icy'undi ubwo yari wenyine.
wari nk'umukino bari bateguye ari kubafasha kumara umwanya munini bazitegereza. Icyakora kari agatego ka Priya na babazamu kuko bari bapanze ko barasiga hadafunze, Brenda yabakinjira imbere igahita imisumira ikamwica. Uko bari babipanze niko byagenze, ariko Brenda yahabaye intwari. Ingona yabaga iri mu kazu kayo ariko kagarimo ukuntu hari uruzitiro rwa senyenge narwo ruriho urugi. Brenda yasize umwana w'umusigira Fred aho mu nzu bari barimo, arasohoka akingura urugi rwo ku ruzitiro agenda yegera imbere ngo arebe iyo ngona. Akimara kuhagera ahagaze yarangayeho gato, arangariye amazi yari akikije aho hantu, yitegereza ubwiza bwaho, ahindukiye abona ya ngona aho iri hadakinze. Urugi rwafungukiraga inyuma. Ingona yahise irikingura, Brenda arasakuza afite ubwoba budasanzwe ari nakagerageza gusohoka. Yirutse n'imbaraga ze zose, ageze ku muryango ngo asohoke asanga yasize awufunze. Abona kufungura biramutinze, ingona igahita imufata dore ko yari muri inyuma. Aratabaza cyane ba Priya aho bari basigaye mu nzu bumva ijwi rye. Mu gihe basohokaga Brenda nawe agira amahirwe abona uko yurira hejuru ahita asimbuka yasenyenge agwa mu mazi. Aratabaza cyane ba Priya aho bari basigaye mu nzu bumva ijwi rye. Mu gihe basohokaga Brenda nawe agira amahirwe abona uko yurira hejuru ahita asimbuka yasenyenge agwa mu mazi. Ubusanzwe ingona zagiraga igihe cyo kuba ziri mu mazi, ariko siko buri gihe byabaga bimeze. Habaga hari aho zororerwaga amazi zikayajyamo mu gihe cyagenwe n'abashinzwe kuzitaho. Brenda yageze mu mazi bihurirana nuko yari azi koga. Ageze aho amazi agarukiye muri ako kantu amazi yari arimo twakwita nk'ayari ari muri pisine nini, ahita yuriragwa inyuma asimbuka igipangu cya nyuma cy'aho hantu barindaga ingona, akomeza kwiruka mu muhanda wenyine asa n'uhunga. Priya, Fred, umwana n'abo bazamu dore ko bari basigaranye mu nzu baganira, barasohotse babona ingona iri kuzenguruka aho hantu muri senyenge, bashaka Brenda basakuzaga baramubura. Bashakiye ahantu hose ntibamubona, ingona bayitera imiti bayisubiza mu kazu kayo, bakomeza gushaka Brenda baramubura. Fred yaratitiye ati byanga bikundira muri iramumara. Abazamu bati ntabwo byashoboka ko ingona imara umuntu muri aka kanya, ikindi ntabwo ari ingona nini cyane ku buryo yamumira ntihagire n'amaraso agaragara hano. Bamushakiye ahantu hose bajya no ku zindi ngona baramubura. Telefoni yari yayibasigiye ntabwo bari kumuhamagara. We yasohokanye imyenda yari yambaye gusa. Ku bw'amahirwe ye nuko yajyaga ahantu hakure yagendaga yiyambariye ipantaro nubwo bwose yari yarabyaye. Fred yararize cyane arahogora, umwana nawe ararira. Priya nawe nubwo ari wari wabipanganye nabo bazamu barindaga bakanita kuri izo ngona, arira cyane bitewe n'ukuntu yumvaga ko ashobora kuba atapfuye kuko n'umurambo utari uri kuboneka. Yibazaga aho yaba agiye bikamutera ubwoba. Fred yarababwiye ati duhamagare polisi tuyibwire ikibazo kibaye. Priya ati polisi si ngombwa, Brenda ni umuntu mukuru wasanga hari aho agiye, ikibazo nuko ku marembo mbona hakinze, yabanyuze hese, reka dutegereze nk'isaha turebe tubone guhamagara polisi. Brenda akimara kugwa inyuma y'uruzitiro yumvise atazi ibimubayeho, atangira gukeka ko byanga bikunda yagambaniwe. Yibazaga impamvu bapanze ko buri wese arajya kuzireba wenyine mbere na mbere, akaba ari ubanza yagera agasanga hadafunze, akavuga ati wasanga ari agatego, wenda bashakaga ko mpfa. Erega nibwo bwoba nagiraga mu gitondo, noneho ikibabaje nuko nari mpfuye nsize Bruce n'umwana wanjye. Ntiyatekerezaga kuri Fred, ahubwo yumvaga nawe ari umugambanyi. Yaravuze ati ngiye gusanga Bruce mubwire ko nari mpfuye n'ubahirije isezerano namuhaye. Yafashe ya nzira ariruka, ageze mu rugendo nk'urw'isaha abona moto yerekezaga mu mujyi aho Bruce yabaga. N'amazi ajojoba mu myenda yahise yicara kuri moto, nta magambo menshi abwira motari ati aho urangiza ndahakwereka. Baragiye bagenda bagana ku nzu nshya aho Bruce yari aherutse kugura, yitegura kuzabanamo na Priya. Priya na Fred bakomeje gutegereza, isaha ishira bagitegereje. Fred yashakaga guhamagara polisi bose bakamubuza, bakamusaba kwihangana ho gatoye. Basubiye mu nzu bacana televiziyo, baba biyakira basa n'abirengagije ko Brenda bamubuze. Bruce yakundaga gutaha nijoro cyane. Ba basore bari bapanganye na Fred ko baramwica, bari bamuteze ibyuma bityaye mu butaka byashoboraga gutobora amapine yo ku ruhande, imodoka ikibarangura ku gakingo. Aho Bruce yari yaraguze inzu nini hafi y'umuhanda wa kaburimbo, yamaraga nk'amasegonda 30 ava mu muhanda agera iwe, hagati ari igitaka. Yumvaga azahuza n'umuhanda akahapavuma. Muri uwo muhanda bari batezemo ibyuma, kandi hepfo hari agakingo gafite nka metero n'igice. Bruce yagiye muri ako gahanda ganiwe akigakandagizamo imodoka itoboka imipine yo ku ruhande, imodoka ihita yibirundirwa mu mukingo. Brenda na motari bari bageze hafi aho, babona imodoka ya Bruce yibarangura. Baraje bahita bahamagara polisi na ambulance bihuse, abanyamakuru baza gufata amashusho y'ibyahaberaga n'abandi bantu bari bari guhorora. Priya na Fred aho bari kumwe n'abitaga ku ngona, babonye Bruce mu mashusho yanyujijwe kuri televiziyo ariho wakoze impanuka. Priya yise yumva agahinda kamwishe, yitegereza cyane ngo arebe ko Bruce atapfuye.
Fred we yababajwe no kubona ko burya Brice atapfuye, uretse ko yari yakomeretse yataye ubwenge, amaboko no ku mutwe hari kuva amaraso ariko atari menshi cyane. Imodoka yari yashwanyaguritse. Akimara kubona atapfuye, Fred yagize umujinya mu gihe akibaza ku ngano y'amafaranga yatanze ngo Brice yicwa agapfa ubusa. We na Priya batungurwa no kuhabona Brenda nawe ahari ari we ugiye kumurwaza. Buriya ambulance bajya mu bitaro, polisi isigara ikurikirana ibyabaye byose. Priya na Fred bari batangaye, buri wese mu mutima ari kuvuga ati imigambi yanjye irampombeye. Akongera agahindukira akareba mugenzi we ati ubanza ari uri kungendaho ashaka kunyicira umukunzi. Umujinya hagati yabo wari uri kuzamuka ariko bo batabiziranyeho, hanyuma bahita bafata umwanzuro wo gutaha bagasubira mu rugo muri iryo joro. Umwana yarakeneye konka, gusa Priya yari yitwaje ibisimbura amashereka nk'uwari uzi ko nyina atararamuka. Umwana yari ari kurira cyane, Fred akagerageza kumuhoza uko ashoboye ariko bikanga. Kubw'amahirwe yasinziriye benda kugera kwa Priya, nta numwe uvugishije undi, bombi bajya kuryama. Priya mu cyumba cye, Fred n'uruhinja mu cyumba yarasanzwe araramaho kwa Priya. Mu bitaro, Brice yakangutse nka saa 8 yisanga ariho ari Brenda muri iruhande. Brenda yahise amuhobera, Brice atangira kugarura ubwenge gake gake. Mu ijwi riri hasi yari yaganira na Brenda, bagira ku mwanzuro w'uko byanga bikunda ibyari bigiye kubica bitapfuye kwikora gutyo gusa. Bemeje ko hari undi muntu ubyihishe inyuma. Brenda ati ni Priya washakaga kumfa. Brice ati Priya ntabwo yagira uwo mutima. Brice nawe ati ni Fred wabanteje ngo bantege ibyo byuma. Brenda nawe ati simbizi ko yaba ari we, uwo mutima ntawo muziho. Bose bashakaga kubaburanira ariko bakabura uko bagira. Bemeranyije ko namara gukira bazahita bahunga bakajya mu kindi gihugu aho bazabana nta muntu wabangamiye na gato, kandi ari nta numwe uzaho bare. Brice yari yakomeretseho ibirahure by'imodoka byari byamukase ariko ntibyari bikabije cyane. Yashoboraga kwikora kumva uko ameze kandi nta nubwo bari bamushyizemo amaserume. We na Brenda bahise basenga Imana bishimira ko barokotse kuko bumvaga byanga bikunda ko ari we batabaye mu bushake bwayo. Mu gitondo cya kare, Fred na Priya bari bageze ku bitaro. Fred ntabwo yari yiteye kuri Brice, yaje yiruka ashaka guhobera Brenda, gusa Brenda aragaye cyane ati Fred, wowe na Priya mwari mwarapanze kuzanyica. Fred yabaye nk'utungwa ati sheri, wivuga ibyo bintu rwose, mbabarira nsuhuze, nkubwira agahinda nagize maze kukubura. Sinamenye uko wagize hano, kuki wagiye utambwiye, kuki wasize umwana? Brenda ati namusize ariko nkomeza kubaho mu gihe mwe mwifuzaga ko musiga amaze gupfa. Brice yaramubwiye ati wivuga utyo Brenda, shimira Imana ko warokotse kandi uwaba yabigerageje wese Imana izabimuryoza. Priya we yumvaga agiye kwitura hasi kuko yari yumvise ko Brenda yatangiye gukeka ko ibyamubayeho byose byari imipango. Gusa nawe yifuzaga kwihoberera Brice, ariko yaragiye kumuhobera Brice arabyanga, aramubwira ati Priya mbabarira wizana santima muri ibi bintu, ninkira nzaguhobera uko ushaka ariko mbabarira simeze neza. Priya ati reka nsaba abaganga nkujyane iwanjye Brice, nibwo urakira vuba. Fred yahise amwunganira ati yanakwitaho neza kuko ubu nta murwaza ufite. Njye na Brenda tugiye gutaha, amafaranga y'imyaka yasigaye muzamu yatwoherereza. Twaje muri uyu mujyi twishimye ariko ibiri kuhabera ni ibidasanzwe. Reka dutahe hakiri kare, dutahe uyu munsi ahubwo. Ubwo Priya yemeye kukujyana iwe ndumva ari nta kibazo. Priya yumvise yishimiye Fred kuko wenda Brenda ariko bamugiye kure. Brice yarabasubije ati oya ntabwo byakunda, ngomba kurwazwa na Brenda. Priya ati uyu ni umubyeyi ntabwo yakurwaza, ahubwo warwazwa na Fred wenda kuko Brenda agomba kuba ari kwita kuri uyu mwana. Icyiza nuko wazi wanjye nkakwitaho aho kugira ngo ugore umuryango w'abandi. Brice yaracecetse, Brenda yaka umwana, Fred nawe arabihorera ntiyagira irindi jambo avuga. Brice yumvaga muri we ari gutora agatege ndetse akumva no guhaguruka akagenda yabishobora. Yarahagurutse yumva akomeye uretse umutwe wamuryaga cyane. Ajya mu bwiherero nta muntu umwigamije, nawe atungurwa n'ukuntu mu ijoro rimwe yabagaruye agatege kandi yahanukanye n'imodoka igashwanyagurika. Fred yabonye Brenda yinangiye umutima ashaka kugumana na Brice. Priya nawe abonye ko Brice adashaka ko amwivurira, bombi bahita bataha, Brenda asigarana n'umwana we aho mu bitaro. Priya yaramubwiye ati Brice ku mugoroba ndagaruka kukureba. Brice ati nta kibazo Priya, ndagutegereje rwose. Fred nawe yaramubwiye ati Brenda ku mugoroba ndaza ndare hano ujye kuruhuka wowe n'umwana, uragaruka mu gitondo. Nta rindi jambo avuze nawe yahise asohoka. Brice nubwo yari yuzuye ibipfuko yahubiye Brenda, aramubwira ati Brenda iki ni cyo gihe ngo ducike tuve hano hantu, ubucuruzi bwanjye hari umuntu nizeye ndabusigira, reka mpamagare shoferi wanjye azane imodoka tujyane kure cyane, Priya na Fred basange twagiye. Yahamagaye muganga aramubwira ati muga icyo nari nkeneye cyari ubutabazi bw'ibanze, rero aho mbuboneye reka njye kwivuriza mu bindi bitaro. Barasezerewe bagera hanze y'ibitaro shoferi yahageze. Brice na Brenda n'umwana we binjiranye mu modoka berekeza mu bice bya kure cyane aho Priya na Fred batari kumenya. Brice yari yizeye umukozi yasize mu bucuruzi bwe kandi yari yizeye n'uwo mushoferi we nubwo yari yaramuhawe na Priya.
yari azi ku isaha igihe cyose azashakira kugaruka mu mujyi azasanga byose bimeze neza, kandi nubwo byari guhagarara akabihomba yumvaga ntacyo bizamutwara mu gihe cyose azaba abana na Brenda yakunze mu buzima bwe bwose. Mu masaha nyuma ya saa sita, Fred yazanye na Priya mu bitaro. Bahageze bababwira ko umurwayi yabasabye kujya kwivuriza ahandi. Bababajije isaha bagendeye, bumva ko byanga bikunda iyo baba barajya kwa Priya bakagombye kuba bagezeyo kare. Priya yumvise ataye umutwe, Fred nawe atangira kwivumanga avuga ati ndahamagara inzego z'umutekano zimfashe gushaka umugore wanjye n'umwana wanjye bashimuswe na Brice. Priya nawe ati nta yandi mahitamo ahari uretse kwitabaza inzego z'umutekano rwose. Brice na Brenda batumye Priya na Fred bateza ibibazo aho mu bitaro, bababaza impamvu babemereye gusohoka mu bitaro. Abaganga bakababwira ko ari uburenganzira bw'umurwayi kwivuriza aho ashaka, ariko ntibabyumve, kugera ubwo inzego z'umutekano zabyinjiyemo zikiyemeza gushakisha Brice na Brenda kugeza zibabonye, cyane ko ikirego na Priya w'icyamamare yari akirimo. Ndagushimiye tugeranye ku musozo w'iki gice cya nyuma cy'inkuru ya Brice na Brenda. Niba warahereye ku gice cya mbere uruha agaciro cyane, kandi nawe wumvise iki gice ukakirangiza, nubwo bibiri byabanje waba utarabyumvise, nawe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Tuzishimira kubana nawe no mu nkuru y'ubutaha.